waba umaruseka waba umarurira gusa ubuzima twese dufite ni bumwe amahitamo nayawe umuntu uzi ko azapfa ahitamo neza. High up the mountain where the coffee grows is an island within an island. Ati n'ahantu ku kirwa hasa nkaho ari mu kindi kirwa agace kakundaga kweragamo ikawa cyane heraga ikawa. Many Japanese came to work and live in ati abayapani benshi bazaga kuri kirwa cya Hawaii buriya rero urabona iri muri Amerika ariko ni kirwa iyo ukase hirya ubugana mu Buyapani nyine uva mu Buyapani uhita winjirira Hawaii uhita ugera muri Amerika. Sort of a new life. Abayapani bazaga ngo baje gushaka ubuzima bushya baje Hawaii gukora nk'abahinzi. Allo? A young boy of mixed race was left an orphan. Ati umwana mutonya wari uvange cyangwa se yari ikimanyi cyangwa se cyotara kwa kundi umuntu nyine ni umumetisi reka tumwite umuntu wabyawe n'abantu babiri bahuje bafite ibihugu bitandukanye ni cyotara. Ati umwana wari ufite ababyeyi babiri b'ibihugu bitandukanye mu Buyapani n'umunyamerika yaje gusigara ari imfubyi. To protect that boy, his unwed mother had hid him from the small community of coffee pickers who believed such children brought shame and bad luck. Ndagira ngo amagambo ati kuri icyo kirwa abayapani benshi bakoraga mu mirimo atari kwa rakana gatonya umuyapani yarabyaranye n'umuzungu ariko ako kana umubyeyi yahoraga gahishe bitewe n'iki bitewe nuko abahinzi bande b'abayapani bumvaga ko umuyapani wabyaranye n'umuzungu bakabyara ikimbanyi cyangwa se umubetizi cyangwa se ubyita icyotara ati bumvaga ko ari nk'amahirwe mabi ntago byabaga ari ibintu byanyabyo bumvaga ko umwana umuyapani yabyaranye n'umuzungu umwana azana mbego umwana afite inyatsi muhuye yagutera nk'umwaku mbego umwana yabaga ari umushingwe niko abayapani bizeraga. Rero umukecuru w'umunyapani kuko yari yarabyaye umwana kandi akabyara umwana akamubyara n'umuzungu yagombaga guhisha uwo mwana kuko abayapani bamubona bari kumwica bagenzi bari kuvuga ati aya ni amahano byarana gute n'abazungu. No one knew that the child existed. Nta muntu umwe aruzi ko umwana yabagaho uwo mugore yahoraga yamuhishe. This terrible disease did not discriminate between race and class. Ati gusa n'iki cyorezo cyari cyaratatse ntabwo cyajyaga kibasha gutoranya ubwoko umuntu aturuka mu waba umuzungu waba umwirabura waba umuyapani ntabwo cyabasha gutoranya urwego urimo ntabwo cyatoranyaga kuri class yawe waba uri mu rwego rwo hejuru ibyiciro mbega waba uri umukira uri umukene icyo cyorezo cyaragutwaraga niko n'urupfu rumeze. Mr. Danielson, the plantation owner, was forever changed upon the passing of his beloved wife. Nyakubahwa Danielson wari umukire wari ufite mbega iyo mirimo yose bahingangamo ikawa niwe wari mwenyewe yarayoboye imirimo bahingangamo ikawa ati yaje guhindurwa n'urupfu rw'umugore we wari umaze kwicwa n'icyo cyorezo. That very sad day kuri uwo munsi became the guardian of Miss Grace. Yesu atangira kuba umurinzi wa Grace umwana witwaga Grace. And so two children from very different worlds were both left without their mothers. Katurori akana umunsi mu mwaka wishwe n'icyorezo hari n'undi mwana wo mu bakire nawe wari wishwe n'icyorezo urupfu nicyo cyiza ndukundira ntirurobanura niyo mpamvu twatangiye filime batubwira ati tubaho ubuzima bumwe uhitamo kubaho wishimye cyangwa urira n'akazi kawe nta bundi buzima uzongezwa ngo uko warize cyane ngo wababaye ngo wumve ngo Imana izakongeza ubundi buzima reka tubaho ubuzima bumwe. Barakwereka umwana bamaze gutwara amabi bagiye kumushyingura akana kari kakiri gatonya kafashe inzira kariruka. Lion Potter uyu ni uwaza gutwara imirambo barakwereka batwaye imirambo akana karakurikira kari kakiri gato n'akana kari mama wakwirira kareze kabaho mu bwihisho nta wundi muyapani uzi ko kano kana kabaho kugira ngo hatagira umuyapani umenya ko kano kana kanabaho bitewe nuko uyu mwana wabaga ari icyotara. Buriya rero abantu bagifite nyine ibintu by'ivangura kumva ko umuyapani yabyaranye n'umuzungu umuyapani akumva ni umuvumo mu gihe yo yumva wabyaranye n'umuzungu wumva ari ishema nyine biterwa wapi abayapani bumva ari umuvumo ariko umwana mwabyenga bari ikivume ariko nyine iyo ari imyumvire ya kera abantu bataramenya inzira y'ukuri ariko ubu mwamenye ukuri mbasobanurira ko ibintu buriya yaba umuzungu yaba umwirabura yaba ubuhe bwoko ibyo ntago ari ngombwa buriya rero niyo mpamvu mbabwira nti byaramenyekanye kari nge nzira y'ukuri n'ubugingo igomba kubabwira iki ukuri kose byaramenyekanye. Barakwereka abayapani bari hakurino bakoraga
yakoraga mu mirima ngo kino kirwa cyeragaho ikawa nyinshi. Akana karakurikiye kisanga hakunino. Aka kana kabayeho mu bwihisho. Mama wako agahisha nk'ikimanyi nk'icyotara kagombaga kubaho mu bwihisho. Abayapani bagenzi bako baravuga ati umwana babyaranye n'umuzungu ni umuvumo yadutera n'inyatsi. Akana dore ngaka bakabyaranye n'umuzungu nakotara. Nuko mvu umetisi, ariko umetisi buriya kenshi akunze kuba ari umwirabura wabyaranye n'umuzungu. Iyo umuzungu yabyaranye n'umuntu wo muri Aziya ntago babikira metisi, ari kundi kuntu babyita. Reka nze mite mbibabagi uzi ibintu nzi. Arafati nayo buriya ngo ni icyotara cy'umunyamurenge n'umucyarya n'umuganda. Okay, nawe ni back is running for grace. Bimeze bite? Nuko dutangiye barakwereka ya mirambo bayizanye hano. Hari isanduku y'aho mukecuru mu bakire wapfuye ngo n'umugore w'umukire w'inawe ufite imirima yose bita Danielson ari mu isanduku. Mama waka kana bamushyize mu musamba ahantu mu kigare mu bitambaro. Ariko n'ubundi mwese mwapfuye mumva ntago abamo VIP. Wapi? Umwana yakurikiye umurambo wa mama we yaje yiruka bumwiriraho. Bize ngo uyu mwana yavutse yiruka yasanze mama ahantu bamushyize. Mama we nawe yari umuhinzi akora mu ikawa. Akura umudari wa mama we ajye byibura wo mwibukiro n'akana gato. Hey, we shouldn't be near that body. Ntago wakegereye uyu murambo, ntago ari ibintu byiza. Uyu murambo ufite icyorezo, uyu mwana washobora kwandura icyorezo. Kana kariruka. Katorore n'abantu bari bapfuye gusa none hafi ngaho barakwereka hejuru mu nyubako y'abakire utwara imirambo harimo kandi kana kitwaga Grace cyangwa se Grace. Mama we nawe yari yapfuye, kana kari kurunguruka mu idirishya. Mama wako yari yapfuye. Bimeze bite? Katorore nuko dutangiye filime yacu, iza filime z'ubwenge mwantumye. Barakwereka hakunino hashize iminsi tubonye kana mama wako yabayeho agahisha kakabobo. Dore ngaka mu mujyi mu isenta. Ubwo nukurara ingangi warwane na Goriswan. Abayapani benshi babaga n'abakora mirima vano wakimanyiwe kakurikiwe vano. Abayapani bakabonaga nk'agatera mwaku umwana w'ikimanyi cyangwa se w'icyotara wakametisi bamonaga nk'umufumo. Kana batangira kwiruka. Dore ukuntu abayapani bakareba bakabonaga nk'umufumo nk'akabatera n'inyatsi ntagashingwe. Mwana ari bakurino Katorore arareba icyo kurya akamira amazi n'amafaranga afite. Abona abandi bana none se mbiririre. Abona abandi bana afite ukura bafata ibiporezo babibika. Umwana avayo hano aza ku murongo naho bagurira kuri botike bagurira icyo kurya. Abandi baranagaye ibiceri ugafata irindazi. We nta mafaranga afite inyeri, utuntu tw'inyeri nka 5 tutagura n'ifaranga rimwe. Yewe nangirekanye ndembagura nemba y'inyeri ba Michidiye karabunamira kanagama inyeri hano gakuramo irindazi rya sengisa kararirya kahita kanacaho. Papa kino cyane kiratwibye warwana rw'urumetisi rw'urwimanyi vayo hano bagafataga nk'umufumo. Kana kararya mu nyice nare ishyura waruzinga umwana baramukubita. Umva ashobora kuba ari ubundi buryo wari waje gutabara. Avuze ati hari ubundi buryo. Ndakeka ibyo uyu mwana yariye aya mafaranga ari bubyishyura. Umugabo waje kumutabara yatabaye akana. Bana bari gukubitira irindazi ry'ijana. Ariko sirindazi gusa ubwo bari barimo no kukanga nk'abayapani bavuga ati urwana rwavutse kuri inde ruri kudusebya tuzadutera n'umuvumo. Umugabo yasigaye n'utabaye mwana. Katorore n'akana gato. Umwana akomeza kuba imbobo. I sailed 2,500 miles at my own expense. Nagenze hafi mayiri 2,500. And now you're telling me I'm only going to be making half of what was agreed upon. None murashaka kumbwira ngo murama kimwe cya kabiri cy'ibyo twari twumvikanye. I'd like to speak to Mr. Danielson. Jye ndashaka kubana na Danielson. Danielson ngo ni wari nyiri iyi mirimo wa mukire. Speak for him. Ni njyewe foreman we ninjye muvugira. Coffee market drives everything here. Right now the whole mountain is in the middle of cutbacks. Muri iyi minsi isoko ntabwo riri kugenda neza bitewe n'abahinzi bacu benshi bagiye barwara kera cyorezo bagapfa Abayapani. A month. Birasaba utegereza ukwezi. Yagasani uyu mugabo yaraje gukirwa musaba gutegereza ukwezi. Everything I had getting here. Ibintu byose nafite bisa nkaho nabicuruje kugira ngo ngire hano cyase nabyangije. Many to the plague including Mrs. Danielson. Abakozi benshi bacu bapfuye harimo n'umugore wa mabuje bitaga Mrs. Danielson nawe yapfuye umugore wa boss.
and some store credit. Mugabo. Alright. Sawa. Look, just pay me what you can for me. Okay, no munyishire mbwa basi mwabasha kubona ntari bimbe negereje ukwezi. I didn't Mwishire go back. Ntago nifuza kwita nsubire nona. Numugabo waruje kukirwa. The accommodations aren't what you're used to. Nibuze kora cyangwa se accommodation yawe ntago imeze nkaho wari usanzwe umenyereye kurara tu. Mbega abantu bagiye kumuraza hihanganire. Ngo ntago ameze wenda nkamenyereye kurara, bamupakiye mu kigari, agiye kuguma kuri iki kirwa rasikagera nahita subirayo, ariko yageze ku kirwa sanga bitameze neza. Uko acodore rwa rwana ruringanje. Ni rwa rwana abantu bose barubona nk'umuvumo tu. Bimeze nk'umuvumo ariko zikunyura abantu bakubona nk'umuvumo. Nubwo ati umuntu akwegereye ahura n'inyatsi, uriya mwana afite umuvumo afite inyatsi. Iyo mivumo yayiraswe na basekuru kiba ari ikibazo. Katurore. Umugabo dore bamuzanye kurara. Bambwiye atanu ugiye kurara uhihanganire. Yinjiye mu kavumo. N'umugabo turakavuma bamuzanye kurara mu nta buriri nta hantu ho kurara. Aho ni hagiye kurara. Reba ari kantu bamuzanye mwitongo. Reba abantu bamuzanye mwitongo. Jejejejeje. Kuraba ubwiherero. Kanopi dore ubwiherero bamuhaye. Umugabo yarumiwe gusa. Kabo wamaye ako kantu gatonya hano tugakora umuti hano. This place is a dump. How am I supposed to get back to town? None sinasubira mu mujyi gute utega igare. Nawe ndebera igare ari busubireyo. Katururi. Mugabo ukora aho ngakana ari kuvuga ngaraye ahantu habi hari umwana uraye ingangi. Umugabo bwarakeye afata inzira akomeza avure. Ni muri uyu mujyi Katururi. We yaje nk'umuganga hano yarasikare bita subirayo ariko amafaranga ye yabonetse. Business nigenda neza. Mama la sala. Morning, Doc. Morning, man. Bite muganga bite de. Coffee. Nemeye wina. Fine. Not too happy with the stench of my new place. Umwandaje nabicye ndashaka kuntu hatunganye. What's with that kid? Ariko uriya mwana afite ikihe kibazo? Yabonye kakana n'ubwa kabiri akabonye. I don't know. Ntago mbizi. He just showed up out of nowhere. Nta minsi ishize uriya mwana tutazana turutse tubona ari hano muri uyu mujyi. Harwaje vuga Icyenya Espanye. Isha. Isha. The lucky day, his wife is sick. Mwana umunsi w'amahirwe muganga nibwo kigeri na hano hari umurwayi umugabo afite umurwayi. Some of these folks, they need convincing when it comes to modern medicine. Ati bano bayapani rero biba bigoye kugira ngo abantu babo bavurisha imiti yadutse. Abayapani nabo urabazi no miti ya kizungu nyine ntago bapfa kuyemera. Uyu mugabo yaje gutabaza abwira umuganga ati umugore wanjye ararwaye ntago ari guhumeka neza. Ariko baramubwira ati wa muganga nubwo ugiye kuvura akana karabakurikira. Umenye neza ko bano bayapani badakunda umuntu uzana imiti ya kizungu. Kabomeka bucece. Uyaje kuvura ngaba yapane ko nibemera imiti ya kizungu ngo bisaba banzu bibumvisha neza ko iyo miti iri bukore. Muzanyano. Dajibu. Tashan. Oya zanzure dikitayo. Ocha shanshin. Dajibuka. Kirimi nago nyumva. Kikoreja. Muganga za gupima. My lord. Nyagasani. Is that the thing that bit her? Sina cyo kinyamaswa cyamurumye kumbera ikinyamaswa cyenda kumera nk'ikiyoka cyamuriye. Yaribona? No muganga. Cyacana kiza kurunguruka. Kura y'inshinge. Anya abayapani ntabwo bakunda imiti ya kizungu bivura mu buryo bwabo. Oya nariso. It's gonna help her. It's not enough. Uyu urushinge ruraza kumufasha. Umuyapani urushinge ararumena kandi rwari rugiye kuvura umugore we. Umugore wanjye baba bamuroze ukamutera urushinge ni nk'abanyarwanda bagifite ubwo bujiji. Mbese babaye bamuroze ukamutera urushinge akayitapfa. We warwana uyabona rwarwana n'urumetisi rw'umuzungu n'umuyapani. Come here. We hano warwana. I need your help. Nyene ubufasha bwawe. Explain to this man
sobanurira uyu mugabo urwana ruzi ruzi ikiyapani n'icyongereza n'ayanyana kenshi abayapani banguye umwana n'umumetisi caho umugore wawe agiye gupfa nutareka ngo bamuvure va hano warwana nawe uri kumutera umwaka uri kumumagira ari kuvuga nkuko ndi icyima cyangwa se ndi icyotara ndi gutera umwaka hano hantu My house is the last one off the main road on the left hand side. Wa mwana nukomeza iyi main road cyangwa se uyu muhanda munini uraza kugira murasirazuba inziyari ni uri buze gusanga ikindi gikapu kirimo izindi nshinge witunzanira izo nshinge banguka yatumye akana cyana gico uyu mugabo yarafunga hari abantu bagifite ubushisha kumva kugira ngo umurwayi muvuze imiti ya kizungu yakwemera gapfa uyu guhindukira abona akana yaratumye kari rukansi irukanka mwana muto agatumye imiti uyarwaje umurwayi we gusa umurwayi nagameze neza muganga yasigaye hano cyane natumye kiri hehe arategereje katurure Attaboy. kumbara urwarwana wageze gutya ruzana ya miti urwana rwarihuse shawe muzanira imiti muganga aze kuyivurisha boxi uyu mugabo byagoranye kumwumvisha ko bagiye kuvura umugore we niba abantu bagifite ubujiji byabaye ngombwa ko babukubitana nk'abantu bakubwira ngo Imana namusengera ibuze kumukiza ngo iyo miti yanyu muyisubizeyo mu kwizera Imana irakora ntago mwamvurira umuntu aba bakwiye gukubitwa ingumi bagasinzira bakavura umuntu urwana rurareba do nurunajywa do rwana ukuntu ruregereza umugore bamuteye urushinge barebe ko yavurwa bamuteye urushinge atangira guhumeka neza barwana ukoze umuti pe rwana ruzi ikiyapani ruzi n'icyongereza nyiri umugore yanze ari gukomanga umugore wanjye muri kumwica mumutera inshinge baba bamuroze se urwana yaje kuruhemba umwembe fata sha Okay. mwana muto What's your name? witwa nde Your name. Which I one? know what to call you. Joe. nitwa Joe Joseph. Joseph Just Joe. oya njye nitwa Joe ntabwo nakwitiranwa na nshuti Joseph nitwa Joe gusa Joe. okay All this mountain climbing is making me hungry. shaka kuzamuka uyu musozi byatumye nsonza Say we go back to town and get something to eat. murabyumva gute dusubira mu mujyi tugashaka icyo kurya urwana rubyumva vuba uyu mugabo nawe muganga icyo gihe na ambulance z'abagabo cyangwa imodoka yarabonye agatandiboye atukomezanya n'umutandiboye we n'urwana ruto akomezanya n'agatandiboye n'akayede She's gonna make it baje hakora ino thanks to this little youngster right here. wa mugabo turamuvuye arakiza ariko ibi byose turabikesha uyu mwana muto niwe wihusazana imiti Kid, mwana muto why don't you tell us where you're from? ese uturukayo kuki utatubwira Help you. tukagufasha abatungira ukaboko misozi The mountain? mu misozi yego Who's your parents? ababyeyi bawe ni bande Mother? mama wawe na so yumva icyongereza n'ikiyapani akuramo umukufi awuha meya w'umujyi Neo Watanabe? mata netanyahu uwo ni mama wanjye metamahu High up in the mountains on the other side of the valley. She picked alone, was a bit of a recluse. uwo mugore turamuzi mama w'uyu mwana yabaga wenyine ntabwo twari tuzi ko afite umwana mbega yabaga mu misozi yazaga guca ikawa ari wenyine wibuka uwo mugore yishaga uyu mwana kuko uyu mwana yari yamubyaranye n'umuzungu kandi kubyara n'umuzungu byabaga ari umuvumo ni ikibazo Kid you all this time? Well, why would you do that? umwana kumureba nta cyorezo yarwaye ni muzima Because he's probably a bastard. uyu mwana ashobora kuba ari ikinyendaro niyo mpamvu mama we yamuhishaga Only, and now he's a half-full boy. ikindi kandi ni umumetisi cyangwa se n'icyotara niyo mpamvu iwabo bamuhisha I really wish people would stop using that word. ndakeka abantu bakagombye kurikira gukoresha iryo jambo nk'ikinyendaro umwana Family in the mainland would take you. Let me guess. kapfore Boat needs when? A month? kana Kid, come on.
urabizi uyu mwana ngiye kumwitwarira twikoranire twibanire dore umuganga wavuraga inaha nta ambulance agira nta muntu atuma agira yahise yifatira akana nawe nibwo yari akigera inaha yahise yifatira akana hano k'akametisi kakotara ati wa mwana ngwino twijyanire twikoraniriye akana nawe kabaye agatandiboyi gutyo kinjiye muri kariyeri y'ubutandiboyi bimeze bite hari abakobwa bazatege muko winjiye muri kariyeri y'ininja ryari maze nk'imyaka 5 ndiye ninja iyi kariyeri umugabo yazanye umwana akora ino ati maze imyaka 5 mburira mu myotsi ndiye ninja ntera n'inyenyeri yamuzanye akora ino turi nakana gato tayari bukabaye agatandiboyi mva amagambo nuko tutangiye filime yacu ndetse n'iza filime mwantumye byaramenyekanye umwana kugera yasanze ari dictionary y'icyongereza n'ikiyapani ku buryo umwana byamworohera kuba yamenya ikiyapani yisomye biraza rega ikibazo mufite ubunebwe ntimugisoma musome ninja mugasoma n'amacupa ntimugishaka gusoma ibitabo kumwe n'akana karakubiswe karanutse n'uburyo kaba kifata ubona ari akagabo uwo ni mama wawe murebe neza ahubwo tukoraho karanutse si yarakabihiye nanjye nabuze umuryango wanjye buno yari afite nk'umugore n'abana arababura ni ikintu kibi cyane kubura umuryango ariko tugomba gukomeza tukajya mbere mwana ntabwo wiheba ngiye kuba ngiye hanze mwana muto nawe ukomeze ujye mbere tu katurore n'abahingaga ikawa barakwereka muganga yakomeje kugenda avura ndetse akajyana n'umutandiboyi wa kana niko kamuyoboraga karitsiye karashona n'akaji gato barakwereka abayapani ariko barakangaga hano abayapani benshi urabona kiriya kirwa cya Hawaii cyegeranye n'Ubuyapani ni mu burengerazuba bwa Amerika usanga nyine Hawaii yegeranye n'Ubuyapani ni hafi cyane ukwambuka amazi gato tugera mu Buyapani. Family's hard at work. You can call me Doc. And this is Joe. Mwabana mwe mujye munyita Doc ndi muganga uyu ni Joe. Nta muhungu w'umwana tadutera umwaka wibuka uyu mwana abayapani baramwanga kubera ari ikimanyi babona gatera umwaka burana Gabi ku bishenge nkeka kashobora kuba yakora ibyo bintu Gabi burana natera umwaka njya mbikeka nabyo yaje muri studio yanjye hari ukuntu amashusho atagaragara neza munyumve Hello I'm the new doctor for the plantation. Ninjye muganga mushyashyiye kujya uvura abantu bakora muri imirima. To introduce myself. Reka manza mbibwire. Translate, please. Basobanuri. Louder. Igitanda cyiza sobanura. Umwana atangira gukora akazi k'akaroke. Mwaramutse? Mwihangane ko ngiye kubibwira ndi hejuru mwe muri hasi urwana rwongeramo n'ibyarwo rureshya. Introduction, but I have a bad back from the war. Mwihangane ko ngiye kubasobanura ariko ngiye ntago ndibuze kunama sindi no gufunga rasi. Mumubabarire ko atabasha kubunamira umugongo uri kumuryango abasuhuza abayapani basuhuza ubunamiye. Okay. Now, if any of you or your loved ones umwe muri mwe warwara or get hurt cyangwa komereka you just see Joe ajya banzanyira kuri uyu mwana Joe nawe ahitaza nsobanurira indwara urwaye ntuzagira urwara muri mwe uzarwara azabanzanyure kuri njye ninjye nzira y'ukuri bageza kuri uyu muganga urwana rurikina n'urubaho reka tubashimire urwana rurabunamira uyu muzungu ntago yakunamira abayapani wunamira gute umuntu ute nibibaho uhita ubabwira ati njye twe turwaye umugongo ntago twunamira abantu abayapani basuhuza wunamye njye byambayeho mura na minisita w'Ubuyapani ukomeye cyane mbona aranyunamiye ngira isoni ni ukuri byambayeho buriya muri kumva ari nk'imikino ariko biriya bintu biteye isoni uyu mugabo ntabwo yakunamira barakwereka twana tubiri kakana kari kapfushe mu wako kahuye na ka Joe burapeperana n'ubwana butakana karinda kanagwa hano karobye warobye nayobye uyu ari umukana ko karobye kakiri gato ubu ni gakora ni kazabanga nshuti Joseph. You know, Joe, you seem pretty smitten. Karakana wanyine keza. Man's pretty daughter. Uriya mugabo agira abana beza. These girls get prettier and prettier. Abakobwa uko bakora bagenda baba beza bakarushaho kuba beza. Umva amagambo. The prettier they get. Uko abakobwa barushaho kuba beza. Crazier they get.
the crazy they get niko barushaho no gusara. Wumvisha amagambo abakobwa biziye amagambo ndayabatuye ngo abakobwa bakiri bato bari beza, uko bagenda barushaho kuba beza niko bagenda barushaho no kuba basazi babininja. Niyo magambo mu yandi magambo yavuze murabibonye. Genda nabwiye ngo ntago nyasobanura filime ngo nongeremo ibintu byanjye. Barakuri kashize imyaka 10 biriya bintu bimaze kuba. Kadukomeze filime yacu. Time flies like an arrow. Ati gihe kihuta cyangwa se kikaguruka nk'umwambi. So did the disease that plagued our island. And under the guidance of Doc, a former outcast grew into a young man. Ati uko cyagiye cy'icyorezo cyari cyaraje kigatuma abantu bagira mu urwango cyangwa abantu benshi bagapfa, atwara umwana muto wafatwaga nka outcast cyangwa se nk'igicibwa. Uwo mwana muto yaje gukura abo musore wijigija. Dore nguyu wa mwana bagiye bavuga. A friendly rivalry grew between Taki, the driver, and ati uwo mwana uko yaje gukunda ko yaje kugirana kwagwangana kw'inshuti. Ati yaje kugirana guhangana n'inshuti ye yitwaga Gabio Kubishuhe. Gabio Kubishuhe yari afite amafarasi ariko yahoraga ahanganye n'uyu mwana kuko uyu mwana yakuze yiruka, muganga yamutumye imiti akagenda yiruka. Sasa Gabio we yabaga agendera ku mafarasi. Gabio Kubishuhe kubikeri katurori bagasiganwa. Ni kwagwangana n'inshuti apana kwagwangana nyivuga ngo ari mu urwango no gwemukirana. Kumvuga ati man sinkurenze G nanjye ndakurenze G. Nta rwango rurimo. Kumwumva bwabwana ubwo ati mwabwana mwerega ninge ngombwa. Abibigwari bibifura bakarakara ariko ninge ngombwa. Ariko aba maji babumva nta mutima mubi. Batangira gusiganwa gutyo. Bimeze bite? Bimeze bite umwana? Yeruka gasika amafarasi agaca inzira za bugufi. Amafarasi bayihuta cyane mu nceni nk'imodoka. Urwana ariko nanone ku gitsi cyarwo ugasiga Gabio kubikeri. Urwana katurore. Mwana akagera gucya kinjira ishyamba none yarakuri yarahazi. Uyu ni wa mwana twatangiranye. Bamwita Joe. Joe ryonyine ni umuyapani akaba n'umuzungu icyarimwe. Ni cyotara babita icyotara. Umwana muto yaje gukura abo musore wijigija. Nanjye ubona baye umugabo w'igikwerere. Dore ngaragira kuri kanopi waka mama we, dore ngo kuri kanopi erega ntacyo nazabazanira. Mwana cawo yihuta. Bimeze bite? Bimeze bite? Mwana cano cyana cyarihutaga ku kirenge cye ngo bahoraga banganya n'inshuti ye bitaga Gabio Kubikeri. Abaturage ngo bose baga bategereje barene indiri buze kuba wa mbere. Uyu mwana yakuze abaturage batangiye bamwanga, bagero baramukunda bitewe uko buganga yamutumaga ndetse akabangukana imiti. Iyo miti kavura abaturage. Rega buri abantu bakwanga bataramenya ngo bimeze bite. Se nk'ubwange wanyanga nushake. Uko umwana bagwa mbere barakwerekana umukobwa wumvisha inzogera ivuze aratsikira. Aratsikira n'umukobwa wo mu gikoma cyava kawe n'umwana wo mu bakire dora barebera muri etage hejuru mu magorofa. Ariko n'ubundi nakura makudapfa. Uri muntu utuye mu igorofa atiyubakiye abarutwa n'utuye muri nyakatsi yiyubakiye. Niko gahunda y'umunsi bimeze. Uri muntu utuye mu igorofa atiyubakiye nta nubwo utuye muri nyakatsi yiyubakiye mugomba kuvuga n'ubumurenze ugomba no kumurebera kure. Bwatuye ntago wanansuhuza wakantu. Jerry set in motion a series of events that would change our little town. Uwo musore ndetse n'umwana wo mu bakire cyane umwana wa Danielson witwa Grace ngo byatangiye gahoro gahoro ngo ndetse nago twakiye ko byari bigiye guhindura umujyi wacu. Umwana wo mukene wa mwana bita Grace dore ngo yaje gukura. Umukobwa gusa yavunitse. Bwarakeye. Hakuri no uruganda rwafashwe n'inkongi. Wibuka hano habaga uruganda rukora ikawa. Rwari rwafashwe n'inkongi. Hotsi ni mwinshi. Dore wa mukirenge kwa Danielson no nyiri uruganda no nyiri imirima yose. Yakorera kumwe n'umuyapani. Imashini zacu zimwe na zimwe ntago ziri gukora zahiriyemo zapfuye. Exactly. Would buy this machinery. Imashini zose turaza kuzigura. We could sell the cinema. The cinema has a broken projector. Nose ntabwo turibuze kujya kureba sinema. Ati yaraberekanaga sinema naho ibyuma byapfuye. Yego uyu mujyi wari wazanyetse uyu mugabo kandi we mukire waho. Akomeza on Danielson. Aba papa usanga yaritwaga nka Daniel. Is the right?
nyakwa umukobwa wawe yafunitse. Exactly necessary for a sprained ankle. I mean, Dr. Lawrence. He could come to the house. Dukeneye Dr. Lawrence kugira ngo azafure umwana wacu. Umwana wawe yafunitse. Umugore agakakana ka Grace. Grace wibuke yagiye kurangarira umuhungu arafunika. Yavunitse muri cheville. Oh, these people. Miss Grace also has a slight fever. Maybe just the ankle. A fever. Umukobwa afite n'umuriro ntago ari ukuvunika gusa. Take certain precautions for the examination. Ndakeka dukeneye ko baza bakamusuzuma bakamuvura. Bera byumva. Fine. Sawa. Mwana wamuvure. Mwaramutse. Miss Grace has hurt her ankle. May the doctor... Madame Grace yakomeretse cyase mabuja Grace yakomeretse. Yafunitse muri cheville. Doctors left for Hilo on... Ikibazo muganga boss nawe hari Lawrence wibuke uyu musore nawe yakoreraga muganga niwe wamutumaga yari nk'umutande boyo cyase umuyede. I see. Ndabyumva. We will just have to wait until the... Ubwo turategereza muganga wa nyawagaruka uyu yari umuyede wa muganga. Wait. Ebrets. I am very qualified to tend to such emergencies. Ibintu nk'ibyo ngibyo byihutirwa nanjye nabasha kubivura. Doc has been training me for many years. Muganga amaze imyaka myinshi antuze biku uyu mwana yakuranye na muganga iyo ukuranye n'umuganga naho umenya ibintu byinshi uzikubuka boy nshobora kugenda akabasobanurira amaze kumenya kongereza n'agafaransa. Oh, okay. Okay. Really? Okay. Sawa. I'm gonna get my bag. Reka mbanduza n'igikapu cyanjye noneho cy'imitinze njye kuvura uwo mwana. Umwana wo mu kirere yafunitse kandi ngo bafite n'umuriro bagomba kujya kumuvura. Icyabandi uko muganga batarahari kandi ari wivuraga. Tugaruke muri Hilo Town mu mujyi waho mu Center. Integrity guidelines are in place to discourage interracial adoption. Now, akwereka muganga we yari yagiye. The lack of muganga yari yagize yaraje kwaka icyangombwa. Case. Might I suggest you reach out? Muri cabinet d'avocat je kureba ukuntu umwana yamwadobota mu buryo bw'unyuze mu mategeko. Wa mwana bari bamaze imyaka babana igera mu 10. Yaramwa amurera. Ari kugira ngo bamumwandiko amwitirirwe yitwa umwana we mu mategeko. Ariko ntabwo byari byoroshye. For years. Ura mwana tubanye imyaka. Give him some sort of legal standing. Agira ngo ura mwana we mumwemere mu mategeko yitwa umwana wanjye ko ari umwana w'umuzungu mu izina ryanjye yitirirwe nge. And to do everything within my power to make that happen. Ndetse ngomba gukora igishoboka cyose imbaraga zanjye kugira ngo ibyo bintu bibi uriya mwana mwandikweho yitwa umwana we. I suppose we could appeal to the Child Welfare League in Honolulu. You'll have to cover the cost of the trip, my expenses, a fee to prioritize this case. Urumva bizatwara igihe kinini kujya muri mainland nkatwaraho nzatega nzakoresha amafaranga menshi kugira ngo uriya mwana nkubarize niba byakunda uyamuha amafaranga. This is everything I've got. Aya niyo mafaranga yose nari mfite. Arashaka kwiyandika uriya mwana byitwe ko ari umwana we mu mategeko apana kumurira nk'ureza imbobo. Bana Rafati nubwo murira ntaganya nditseho. Barakwereka uyu ukuntu ufite akana k'akabobo wirerera. Barakwereka yaje kuvura umwana wo mu gikoma cy'avoka witwaga Grace. Ndagenda ukurikire filime yaje kumuvura. Uyu nawe n'undi mwana bangana kandi umwana yica akanyoni bangana. Yaje akora ino bivuze ngo yaje kuvura akanyoni bangana katurori kazako nino ni mu gikoma cy'avoka ni mu bakire byaje guca muri ko bamaze. Erega buri muntu akakanga ngo n'umukire igihumbi cyawe kiba kiruta miliyoni y'umuntu iri kuri konti itakugaburira waburaye. Rero nukubaha umuntu ngo n'umukire ari kimwubahiye gusa. Dore mu gikoma cy'avoka baba bari gukorpa ku buryo bw'abagira ukagira n'ubwoba arabanza kanda kuri soni. Igihumbi cyawe kiruta miliyari y'umuntu iri kuri konti kuko iyo miliyari ye ntiyagusayidira ariko icyo gihumbi cyawe cyagusayidira. Rero ujya wubaha wewe ubwawe n'icyo gihumbi cyawe kurusha kuba uwo mukire nta kindi uri bumukureho. Akareka ariko mu ntinye ngende umukire mu ntinye simbiteje yinjiramo hano do afite n'ubwo n'amasogisi yarumva yakuramo amasogisi nawe menya yanduye. She can't walk. Son, umwana yafunitse. The young man has been learning under Doc for years. Uriya mwana uje kuvura yitwa John amaze iminsi yigira kuri muganga wavuraga nawe azi kuvura. Sasa umukire urumva umwana watavurwa n'umwana w'umustajeri wigiye ngo kundi muganga udafite uburambe. Agakobwa kari kumviriza ni ka Grace cyase Glace baramuritse apfe kwinjira vure wese ko muganga mukuru adahari. I'm sorry but ubuze icyo ashaka afata icyo abonye nyine babuze muganga bashakaga bapfa gufata icyo babonye. Icyo babonye ni ururwana rumaze iminsi uri kumwe na muganga wenda ruzire rurwane ku mukobwa wabo bari ko rwamuvura. Rwicara se rufite n'ubwoba
aha babakire se shahu aha abakozi baracyari guhekenya sima katurore nicyo yanafitemo n'ubwoba izi ngagari bazana ry'abandi ryinjiye mu gikoma cy'avoka n'ubwa mbere dore umukire Danielson mukomere mubyeyi mukomere Due to the exceptional circumstances, shanarengere ku mamengera asanzwe mbega akoze ibintu bitari bisanzwe to my daughter's pain. reka byibura turebe ko uburibwe umukobwa wanjye afite wabugabanya wagahungu wakana we bagomba no kubanza bakakwambika ku mazuru haba niba n'ibiri birwara urwaye byaba gripe byaba bya sinezite udahumekera umwana wacu ukamwanduza udahumekera no mu nzu yacu ukadusigira ibirwara ntago twabizera ibaza ariko mu gikoma cy'avoka musore kureba hano musore muto aje kuvura umukobwa wa boss bashyizeho inzitiramibu mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi n'icyenda inzitiramibu zabaga zitunzwe n'umugabo umwe zigasiba undi ni ukuvura akaguru ntabwo umwana wo mu bakire wemerewe kumureba ariko nk'ibandi nk'umurara nk'iji yanyujijemo ijisho abanza areba umuntu agiye kuvura abona nakuki bangana kandi umwana yica akanyoni bangana basohoraga akaguru konyine akaba ari kuvura utareba n'isura y'uwo wavuye uyu mwana yabaga amufashwe nk'igikomangomakazi ntabwo uba ugomba kumureba ariko nk'iji akanyuzamo akareba aza kumuvura kumbe ni mwebwe aza kumuvura okay abonye akuki bidatinze umwana yaramuvuye byaramenyekanye ibandira ihuye n'akuki ariko akukira ko karobye mbega iji iji noneho mwasohoka mugataha ubwo mumaze gukora akazi kabazanye umwana acaho wa muganga wamureze witwa Lawrence mbega umuganga aha wambonye ndiji byaramenyekanye no ndiji niko umusore yasohotse avuga Without me being present. You jeopardize your entire future. warwana hazaza wahangije umwana yatashye bari kumutuka wibeshye muganga yatashye aramutuka Danielson's daughter. uriya yari umukobwa wa Danielson wagiye kuvura ukamuvura ibintu bidashoboka muvuye nabi. We left town for a couple days. It was just a sprained ankle, Doc. ariko muganga yari yakomye yari yavunitse gusa muri cheville n'ibintu byoroshye kubona abivura. You thought you were doing the right thing. we watekereje ko wakoraga ibintu bya nyabyo. I didn't think you were ready. ariko nyine ntabwo nari niteguye ko igihe cyawe cyo kuvura cyari cyagera. You're ready. ntabwo igihe kiragira nijye uzakikubwira. Word that heal. They're bringing in another doctor. none dore bagiye kuzana undi muganga muri uyu mujyi uzajya uvura abantu bitewe n'uko wagiye ukavura nabi baramubakire bagiye gutuma bazana undi muganga ni Danielson bagiye kuzana undi muganga uzajya uvura. Rwanda rurababara rurikubita. bagiye kuzana undi muganga uyu kandi wari umuganga wari umaze imyaka 10 akorera inaha ashyiraho akaririmbo ndetse ashyiraho na ka leta ba selectionné yumva akarimbo ka King Lewis tugaruka hano. Let you in this place. They've never let me near this journey. Hako warwana ubundi biranatangaje ko barakuretse ukinjira mu rugo rw'abakire usikona n'ubu nari narinjira muri rugo rw'abakire sha uru ni urugo rw'umuyobozi w'ina urwara rwinjiyemo mbere ya muganga yaje rwambitse neza mbere rwinjiye rwambaye ubutishati na za wangire rwambaye nk'iji yaroza yino rwambaye ariko ribanza utebeze n'ishati ariko bagire ngo turabahamya bayihufa babone ko dufite discipline tutarindise Still mad at you. warwana n'ubundi acyakurakari byibuke waje kuvura tutari kumwe rwana rwinjiza baje kuvura ahantu mu bakire bazafiteyo n'ubwoba umugabo aragiye akicara gukora amafaranga yo kuburyo yahuye n'abantu batarayakorera bagira ubwoba kavuga ati ariko yagiye kuzimu yagiye sikemura n'abana aseroke ugikuzimu ni kubera none si ikofi ugenda nimeze nka bibiri wararambura biriya ngo urebe uko ni kofi yo nyirambuye ibimeze Mrs. Danielson. ni ibipaje byinshi n'urwo rwarimo umukecuru ureba gutyo baje kureba umwana wo mu bakire baje kumuvura umukobwa yumvisha abantu baje ariruka asa nk'akiri ari muzima mo ntago arembye ajya mu buriri Chiramuhanda Is Mr. Danielson? nyakwa Danielson rero Reached elsewhere. nawe hari yagiye Instructions, however. ariko mugomba kuvura barabanza barabazirika mudahumekera ku mukobwa wacu mukamwanduza ingagari Oh, young lady. mukobwa muto How's that leg of yours? akaguru kawe kameze gate
My leg's doing a bit better, but now my stomach's not feeling. akaguru kanjye kameze neza kasa nka koroherwa ahubwo mu nda niwe ari kurya bigaragara ko umwana yakoze umuti yavuye ahubwo mu nda niwe ari ikibazo uyu mukobwa nimba abeshya nimba ari byo. I think, Doc, something going around, perhaps. How shall we proceed then? Is none it dukomeze tumufure gute? to see or... I'm sorry, Miss. uyu mugabo nawe nk'igi yakoramo ibitambaro byanyu bikomeza umwuka ndi umuganga wa mwimenyera ntuyakuramo ariko yarobye yewe gakanopi wakawi. Now, no let's have a look at that angle. reka tubanze turebe umukobwa ameze ate. weza kureba akaguru reba urwana ejo rwaje kuvura nimba rwarakoze umuti neza akaguru ntabwo kari kavunitse ni muri shoferi hari yagize akabazo gato gutsikira. How's it feel to do that? Still a bit painful. uburibwe bwagabanutse ariko agakobwa nako karangariye umuganga ukina mbega umwana wiza akiri muto yarabibona urwana rwa yewe gakano. Joe yarangaye. Joe ba Joe bose nimba ari kureba barene na Joseph. Joe karame cyarobye n'urwana ruto muganga rureka ruvura arebe nimba rwaramenye kuvura ruri muri stage. Vomiting or diarrhea. waba warutse cyangwa wagize diare oya gutyo nkubwiye nta kintu nongeyeho. You would hold out your wrists. wampa akaboko kawe I'm gonna check your pulse. nkumva umutsi noneho nimba uri gutera neza. amuha akaboko ke amuha akaboko umukobwa ntabwo werega nimba ndi gusana filime byaramenyekanye nta jambo nongeraho izi ndimi iyo nzumva mba ndusha uko numva ikinyarwanda ibyo ubona aramwumva byaramenyekanye n'ingerambo aramwumva. Yes, of course. azana ese umusore kuvura yarobye yaranga ariko umwana muto umeze neza. zana icyana kimaze iminsi kikorana n'uyu muganga nacyo kimaze kubimenya. fata kano. Yes. So I'm placing this under your tongue. kano ngiye kugashyira mu kanwa kawe cyangwa se munsi y'ururimi uko bishaka ubivuga uko. rupetivaye byaramenyekanye ashyiramo akantu mu kanwa gapima ubushyuhe yumva umuriro bimeze bite ese nyine Wait a moment. turategereza akanya yarobye ariko ururwana ubu none uzabasha kuvura abantu kuba nongera ku barwayi yaje kuvura akanyoni bangana. yewe gakanopi. Okay, that's long enough. akanya karahagije akuramo. Well, byiza what's it say? reba umubwiriza. She has no temperature. bisa nkaho uyu mukobwa nta muriro afite ameze neza. Dead. No fever. cyabuze imyifato cyarangariye umukobwa kugira ngo kimuvure. Nerves. bisa nkaho afite akantu k'umutwe kari kumurya gatonya nicyo kibazo mbona. Maybe we can give her? tumuhe iki? Maybe we can give her some herbs? tumuhe ibintu by'ibyatsi by'imiti. Basil. tumuhe basil. Give her some basil. uyu mugabo ati ko tumuhe basil. ni ibyatsi ni ubwoko bw'ibyatsi nyine buvura. Turn these leaves into a tea. bino bibabi mubishyire mu cyayi cye. Add ginger root. mwongeremo na ginger harya niyo tangawize ndakeka mumuhe na tangawize muvangemo. ariko cyarangaye dododo. murakoze ariko agakobwa nako karanga mbega umuganga ukiri muto. akabwa bakunda umuntu urenze si uyize ryari ni nk'iyo bambonye buriya rero muri kumva mugira ngo ndi gisaza ni 19 ndakana gato ariko sha ibintu nzi. Rupita rero uno ndaziteje ndashaje mwumveho ndashaje mwumveho ininja iki Bacao n'umwana muganga bari baje kuvura. Gabi wo kubishuhe rero Imana iguha umugisha ugenda. Baje mu nzira hano. Magambo. So what? None iki? Wachana uri mubi. Confident? Uri icyizere? You were babbling simple. Okay, that's not really fair, Doc. I saw the way you were looking at the girl. Nabonye uburyo bari bagura mukobwa. Acting requires focus,
Emotional self-control. kuba umuganga ugomba gukontora amarangamutima yawe ukabasha kuba wibanda ku ndwara uri kuvura ugafokasinga ugakontora amarangamutima ntabwo ukiri umwana. Icyo cyari cyarobye kiguryiwe kujya kuvura umukobwa wamurangariye udidimanga nyine ubwo ntabwo ari ubunyamwuga cyana cyarobye. Muganga yaragitutse bari mu nzira bataha barakwereka baje yakora ino ni kuri ka kafu mu biberaho. Uyu muganga yaje asikazamara ukwezi hano ariko yahise ahakwamira dore imyaka 10 arayihamaze. Alright. Sawa. After you drop off those herbs, meet me at the coffee mill. No, iyo miti numara kuyitanga kuri rwa ruguru ya mukobwa urwayeho uze kuza duhurire ku ruganda unzaniye indi miti. Engage with any of the other family members and stay out of the house. You got it? Ndetse nugera muri rwa rugo utanga imiti uhita ugaruka ntugire undi muntu muri rwa rugo muhura usibye urera uriya mukobwa. And I'll meet you at the coffee mill. No, turakurira kuri coffee mill ku ruganda rw'ikawa. Yego. On that door. Nesigara hano. Katururi. Turacyari kuri Hawaii. Ni kuri cyakirwa. Barakwereka umwana we yakoraga nka transport uriya muganga yaramutumaga. Yarirukaga gusa sasa umwana kugera no nicyo yumvishe cyiza. Hari cyo yumvishe gihuma cyangwa se gisakuza. Ikukirwa. Hari cyo yumvishe. Icyo yumvishe none kureba n'ubwa mbere narabonye imodoka kuri iki kirwa. Wash. Wambwira ko Danielson batuyera. Uramutse ugenda n'amaguru ni nk'iminota 30 ariko kubwira umuntu utwaye imodoka. No, for me it's not. Barwana wibeshye twe nago tugenda n'amaguru. Ngo ugenda n'amaguru wagenda iminota 30 ibaza ariko. Imodoka maze kugendera nayo nyisiga iriya ni imodoka rumenyereye gusiga amafarasi usarunze inzira z'ubusamo urakurikira barwita rwa rundi turaruzi rwa Jo urakurikira arebe ko nayitanga ari imodoka ije muri kano gace ntabwo imodoka zari zimenyerewe katurure nuko dutangiye agafilime kacu umwana akurikira ko mu kirari ko umwana ashahura urwana rwirukanga inyuma y'imodoka rozi Kia Mote imodoka ko yitwa ngo Isini Sakai arakurikira mwana kugera hano yabonye imodoka imusigara avuga ati sha burya si buno koko yewega yabonye imodoka yamusiza yirebera kure yaramenyereye gusiga amafarasi gusa imodoka y'ibirenze y'ibihumbura tugaruye kuri wa muganga uyu nayo imodoka yamunyuze arika No, that won't be necessary. We have a real doctor here. Grace. This is Dr. Reyes. He recently moved to Hilo from the mainland. He's here to offer us. Sasa yaramaze twitwa muganga Reyes yavuye muri mainland aje kukuvura bikabera twego bagiye gutuma undi muganga mushya. Why aren't you a true beauty? Bego umukobwa w'icyuki no muganga usharakuze. Angana nka papa uyu mukobwa. Abakozi hano birirwa bahikinya sima. I would, however, like to check on her again. Uyu mukobwa ira mutima uhaye uraza kumera neza nagari ngombwa nongere muvure. No muganga uje. That would be lovely. Avurisha imiti ya kizungu igezweho cyane we n'umukira turutse ahantu hazima. Lucky to have such a quality doctor. Ndeyo ukorera byiza kuba dufite umuganga w'umuhanga nk'uyu nguyu umuganga wa kijyambere urenze. Umwana duriribwa cyagira imodoka rigiye yagire nawe ngazanye imiti. Come on, Mr. Jameson. Mwana mutsenya kwa Danielson. Doc asked me to come back. Nanzanye imiti. Herbs for Miss Grace. Yafasha Madame Grace cyangwa se mabuja Grace ni kakana ko mu rugo. Care of a proper physician. Umva twabonye umuganga wanyaye kuko uyu muganga ari kunywa amayoga. Orientals and the other laborers. Umva twabonye umuganga wanyawuzi burya avuramo ibyo akora bizi iyo miti yanyu namwe mugende muyinywere.
sawa baramwunamira uyu umukozi wo mu rugo yacho It's up to me. Wonderful that you're staying. ganga fayo tweta ko tuvura ariko atari kwibeshyira umwana imiti wait babonye ku kibuga cy'indege banza bakamo yabonye iminota ine nirangira turadukomeza so kibuga cy'indege akabitondera gucishamo nako kandi umukozi kana arebe n'ubundi murata mukomeza filime gukomeza n'indabyo rero urabona ko turabo twiza reka tugakine ubundi tumukoza filime Kigali motari cyangwa urabona ko motari kanyuze turabona kandi nako ngako Kigali baragenda gatuma kuba baparitse ndere n'akagare harayirya akave utikanyuze hano n'akave utisira motari ko tuba twiyubunza ahantu hose twiyubunza ariko rwa rugare rwapakiwe yagita akantu we mwana w'i Kigali wagisunika kuri abana bo mu cyaro baba barababaye dore n'akanyonzi ndagati nahataba umunyonzi mugani wa yanga niwe yavugaga ngo umunyonzi ntago ajya apfa nta munyonzi upfa nta munyonzi nubwo yujuje ubuziranenge umwana acaho gusa kugera hano yasubije amaso inyuma kureba ruguru abona wa mwana Grace ari kumureba. Grace bitese biti uretse gato ni wa mukobwa muri uru rugo uyu nawe arahagarara. Grace y'urwandiko yamweretse uyaseka amahasu reba aca hano katururi kuma umukobwa aravuga ati ku muryango w'inyuma twicatire twiganire nubwo makwirukanye. Let's work up an appetite. Yeah. Yaciye ku muryango w'inyuma. Barabaye gushaka ngo apeti, bari kubyina bashaka apeti. Like this for years. Barahuye ifu y'umwereke n'umwana w'amakire. Look, I brought these for you. Nari nguzaniye ino miti. Thank you. Bakoze. Come with me. It's okay. Mize sangwina ariko. Sasa inguyu yari yabwiye kira cyana. Kize kumuzanira imiti ni cyayi muzana ngo kibereye mu mukobwa bari kuganira bari iyo hirya. Cyana. Dore ngiki. Mukobwa yamuzanye hano. Kugwa mu bakire. Uyu ni umutandi boy w'umuganga. I'm Joe. Nitwa Joe. I know. Narimbizi kariko witwa. I know. Nanjye nitwa Grace nawe narimbizi byaramenyekanye. Ehehe. You first. We banza umbwire. What's your favorite part of the island? Kuri iki kirwa dutuyeho ne hano ukunda kuburi. Cyangwa se ukunda cyane kurusha Top of the mountain. nkunda hejuru ugasongera ku musozi. Ngo barahamagara. You should go. Genda bagiye kuza kundeba. N'umwana wo mu bakire uyu ni Nyakatsi ni umutandi boy. Funga amaso umusore mbwa ati funga amaso nk'umurara nk'iji. Funga amaso nkwereke baby. Aba rero nago bakunda kwibagirana. Komeza ufunga amaso amwambika karabo. Aba rero bafite tekinike nyinshi utuntu tworoheje uturabyo agushyiraho utuntu tworoheje mu mikoro ye make
ukazigera utamwibagirwa mu buzima bwawe bwose nk'igi byaramenyekanye kabarara ari uko bakora. Hari business yote ushaka kuganira na Mr. Danielson. Hari umugabo waje akunda ashaka kuganira na Danielson. Katururi musaza, What is this? ibi ni iki? Harako yamuzaniye. Foreclosure. Harako yamuzaniye mu bukira abanza rakariba. Kumbe ni agasopo banki gwa cyangwa se kumenyesha bakubwira bati iminsi mike tuzaza guteza cyamona ari byawe. I told you to buy me more time, you stupid man. Nene nakubwiye ibintu byinda kigoryo. I tried, sir. Naragerageje. Exactly as you told me to. Nakoze ibyo wambwiye. I just have to... Sasa papa uyu musaza vayo. Yourself. Mama wa Danielson. Miss Grace? Madam. What are you doing down here? Oh, I'm just getting a few flowers for her. Nandi kureba uturabyo. Umukobwa caho. Kabere kumwe n'umusore hano. Ako uyu mukobwa nta cyamisha. Uyu numurera no umukozi. Uyu mukobwa yarapfuye. Kumbiye kureba bona ya miti bayisizana itamenya ko wa musore yanyuzemo hano tu. My private savings and mortgage my home. Amafaranga yose nari ibiki yose bayatwaye. I too am ruined. Ndetse n'inzu yanjye ubu ngo bagiye kuyigurisha nibyo nari mfite. Be ruined. Get out. So kan wakwangira kute n'umundi nta kintu wari ufite wari umutindi. What is it, son? Mwana wanjye meze bite? It's fine, mother. I have to go to... Meze neza mama, nta kibazo. Sort out an issue with the bank. Do not patronize me. Wigerageza kumbeshya. Tell me what the hell's going on. Bwira ni ibiki bigiye kuba. The bank is repossessing. Banki igiye kuza kugurisha ibyacu. The buildings in town, all of it. In 30 days. Mu minsi 30 badoye gasopo. No umukire ariko banki igiye kuza kugura ibye kugubigurisha. We're going to be cast out into the street. No, I put the house in Grace's name. Miss Hanabusa as her official guard. Ikintu batazagurisha ni inzu uko yanditse mu izina rya Glass ni inzu niyo yonyine banditse mu izina rya Grace. I did what I had to do. Nakoze icyo nagomba gukora. Have been guzzling gin. I have been fighting every day. Mu gihe wari wicaye kunywa gin mbega ni muri abayoga bwa gin mu bari uburikeri. Je nari ndi kurwana kugira ngo tugumane iriya mirima yose. Think what people will say. Ibaze ibyo abantu bazavuga. Surely there's some way we can fix this. Ibintu nakuru twabikemura. Wapi? Oh, Nana. Bagiye kugurisha imitungo y'aba bakire. Hari igihe ubona umuntu ari umukire ameze neza ariko mu minsi miki bitewe n'ibintu by'inguzanyo yagiye afata ugasanga uwo muntu baraje bagurishije ibyo agasubira kwisuka. Niyo mpamvu bakubwira ati nta mafaranga atashira nta n'amafaranga make atagwira. Ariko iyo mvuze ibyo bintu injiji ntizibyumva ariko abanyabwenge muri filime nta muntu w'injiji wareba filime ya Rocky muhita mubyumva. I noticed that you fancy fashion. So Wamukobwa nkurikije ko nabonye ukunda kwambara mukarimba. Just like. Arakantu k'Imana yamuzani. This is a fashion magazine. Iki ni ikinyamakuru cy'ibintu byerekeranye no kurimba n'imyambarire. Mr. Danielson. Goodness gracious. Banza ramwereka. It's for you. Mbeko nabyiza. Thank you, Dad. Not at the table, Grace. Umva wisomera ibyo binyamakuru kuri kwimeza. Maybe one day she'll be able to visit the fashion capitals of the world like I have. Paris is truly. It's magical. I'm so silly. Kature DJ Arafat ukoze ibiki ariko nawe. Iya muri hangana no kubigenze gatonya ariko turi tukomeza filime yacu. Ndetse nta gitima kibi Arafat kora umuti. Mwihangane bantu banjye nuko ga filime kasohotse kameze twagakuye muri Amerika ari uko kameze nigiriye. Give up on it. Well, how about you stay? Reka dukomereze aho twari turi. I'll show you some options to consider. Only if I can come by for another visit to check on my most lovely patient.
Oh, yes. Arafa bigenze bite muri hangana abantu banjye? Yes. Please do, Doctor. Yeah. Kureka bwarakeye. Wa musore hakurino amereza ikiryo rindazi shaba yirira amandazi ya senkani ku muhanda nk'iji n'ibiraha. Sasa yicaye hano ku muhanda abona wa muganga n'umuganga waje mu yitwa Dr. Reyes arakuze cyane. Wagira ngo nimbwe ireba TV. Boy. Musore. May I help you? Nagufasha. Sir, it's just your motor car is something else. Imodoka yawe irahumura tuni nk'izaroke ni nk'imwe mu zaroke. Left me in the dust. That was you? Nza abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima nivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni muganga waje mu yitwa Dr. Reyes arakuze cyane. Wagira ngo nimbwe ireba TV. Boy. Musore. May I help you? Nagufasha. Sir, it's just your motor car is something else. Imodoka yawe irahumura tuni nk'izaroke ni nk'imwe mu zaroke. Left me in the dust. That was you? Ejo bundi nari rukanse uransiga unsiga mu ivumbi. Chance. Ntago wansiga. See, for Doc all over this mountain, I've never been beaten till you. Maze igihe kiri rwose nsinda nta wundi muntu wari warakansinze mu marushanwa usibye wowe ubu uyu musore agiye rukankana amafarasi kasiga. Perhaps you'd like to be on a winning team. Ukwiye kujya ku ruhande rero rwa danje. Go for evening ride. Rutsinda ngwino ngwe liftisha nimba wakorera guriya muganga akagutuma n'amaguru ko nanjye ndi umuganga waje mu ikipe itsinda. Nagwa ka lift ku mugoroba. Dore umwana ngarahindura uruhande. Agiye imodoka y'ikigabo. Cya Dr. Reyes nibwo kikiza. Kinda nice, huh? Hey, imodoka si nziza mwana. About your patients that don't have roads. Yes, abarwayi batagira imihanda bafurute. All my patients have roads. Abarwayi bose mvura bafite imihanda wanange. Avurira mu mujyi nagavura muri iki cyaro. It's the magic of modern medicine. Iriya miti ubona inyuma ni imiti ya kizungu ikora nka maji, ni imiti ivura, ni imiti mishya nibwo yari ikiri kuza. Muri iyo myaka wasanga abantu benshi bavurisha ibintu by'amafuti. Be your assistant, I'd work for free. I've been running for Doc for I don't even know how many years. Years, you say, huh? Well, I could use some help setting up the new office. Fetching supplies and such. Local knowledge could come in handy. Yeah, I could do all of that. Absolutely. But I could also assist you in doctoring. I've treated Miss Grace Danielson 3 times now, and... Sasa umusore ati nanjye ndashyifuza ko wanyigisha gukoresha imiti ndetse uriya mukobwa wa Mr. Danielson maze kumuvura hafi inshuro 3 ariko inshuro 3 tubona ngo yaciyemo neza arifuza ko bakorana gatorori. Boy, musore, you have a crush on the Danielsons? Uriya mukobwa Mr. Danielson buriya numukunda.
kiraseka yuko nacyo cyatangiye gukunda kariya koba kandi kirashaje. What kind of you out running this car? Uyanywamo. Gusa abonyeho kano kana gashara kuba gakunda umukobwa Mr. Daniel Sori kandi we mukire w'inaha niwe mwenye baramwemera ino. But first you must drink up. Shayinywa sha utazabimbwa. Put some hair on your chest. Inywamo nawe urebe ko wamera umusatsi mu gatuza mbega b'umuntu w'umugabo. Nicyo abashatse kuvuga. Inywa sha utazabimbwa. Mugabo atwaye Ford. Uruganda rwa Ford ni urwa kera cyane. Umwana yataje yasinze. Oya mutegereje ngamuzana imitara mubura ku ruganda. You were supposed to be running medicine for me. Wagomba kunzanira imiti. Preventing with the competition. Well, he offered to teach me modern techniques. Nahuye n'umuganga undi ugiye kunyigisha uburyo bavuramo izindi tekinike. And you keep trying to stop me from doctoring. Are you drunk? Kunyinisha. Or you just stupid, or maybe both. Umva wasinze cyangwa uri ikigori cyangwa uri byombi gusinda kuba ikigori cya byombi. Okay, I'm ready. Yaje kwirya. We're riding your bicycle. Harya uracyagenda ku igare. Ford miles. Yebo ngo ndi kugendera modoka ya Ford icyana gitangira kumumenyera cyasinze yaracihorera. Buri muntu wasinze ucisha amacyo kamureka aba yabwanutse. Cyana. Bwarakeye. Barakwereka kunino. Cyana kiri muri hango fa kiri gutera imitwe. Aho wa muganga wakibwiye atuye mu gitondo tuze kuba turi kumwe ngende nkwigisha imiti ya kizungu kwikora. Umwana ugishaka kwiga byinshi nyine ari hano. That you are here today, you will learn from the best. Uyu mwana sisha ugiye kwigira kubambira ishangwe no yigire kubatari. Open the door. Fungura umuryango shaye umugabo nagakikoro yabonye umutandi boyi. Uyu mwana ubundi yari umutandi boyi genda n'amaguru nabonye umutandi boyi. Modoka bayakiriza imbere. Ifata gutya sha amugira n'imeza. So there's been an emergency at the coffee mill. The man we're going to see is refusing to speak English. Did I ask you to stop? Wa musore uruganda tugiye gukora urwikawa hari umurwayi ungumereyo nabi kandi ngavuga ikiyapani cyonyine nizere kuvuga nawe ikiyapani uri bunsemurire. Bakomeza imbere kugira ngo dore rya gare bajyaga basiganwa uyu munsi umwana ari muri Ford. Uyu yitambika mu mandi modoka ntabwo bazimenyereye. Bamu nzira sha. Nuko zabaga zimeze n'udupine nituriya. Acha sha natwe izo zizaza. Ambonye se. Tinze baje ku ruganda rw'ikawa. Katururi. Baje ku ruganda rw'ikawa uyu mwana yabaga ari umuyede w'abaganga ariko agenda n'amaguru. Uyu n'umugabo. Iki cyana kirakora cyane. Message said the patient is only speaking Japanese, which is umurwayi mumbwiye kuvura avuga ikiyapani gusa. Kandi uyu musore yambwiye ko yavuye umukobwa we gatatu. Ni igipfekuza. Ntabwo yakizeye. But just fix him. He means a lot to the company. Only has he been this way? Bavuye base bari be. Uyu mugabo ni muvure ni ingenzi cyane ku ruganda rwanjye. Umuyapani uri hano. What you saying, boy? Uyaza kumuvura n'umuganga udafite discipline yavura nk'ibitabido hejuru y'umurwayi. Mbega ni imbobo y'umuganga. Erega buri inkende niyo wayambika costume ikomeza yitwa inkende. Uyu mugabo ni inkende ariko ko nubundi niyo yakwambara ikote yaro yitwa umuganga bari inkende do. Fasha urya shampa fasha urya. Urushi kuko mukanga uri muganga niba andi. Mukanga urisha urushi. Aza kureba ariko izi nki ziri gukora. To revive him. Sir, should we use a charcoal to bind the poison? Umva uyu mugabo yanyweye uburozi. Get me some. Uyu burozi umwana bisa nkaho arushaho uyu muganga kuvura. Azana imiti yo kumurutsa yanyweye uburozi. Fasha gutya. Uyu mugabo bisa nkaho ubuganga bwe buciriritse uyu mwana niwe umubwiye ati umuntu yanyweye uburozi reka tumurukishe. Bazana imiti. Katorori. Aramurukisha mu kubita inkoko na mugongo. Uyu mugabo mva nagaruka ariko ndashaka ko aruka. Yego ndifuza ko aruka ariko ndabona atari kuruka mufashe. Amutera ingome. Ko ataruka ntago ari kuri abarutse umuntu uyu mugabo ntago ari umuganga muzima we. Umwana yarumiwe. Yewega. Ese nanjye nagerageza nkamurutsa. Gerageza. Ndabona byanze no gupfa. Umwana zano barutsaga umuntu wambaye karuvati. Umwana arabanza aramureba neza. Umwatara amufata mu ngo tarebe neza ko yamurutsa. Amukora mu kanwa. Wabonye uburyo barutsa umuntu. Umwana aramurutsa byari byamunaniye.
I assume this asa nkaho umuganga yasamye ntago ari umuhatari. and to avoid shame for the family. Ati abayapani babonye bagiye gutera ikisebo ku muryango wabo bariyahura. Njyewe mbaje nakubwira ko ari ubugwari bariyahura abayapani nyine iyo babonye nyine yakennye n'amafaranga agifite ameze nabi. Ibyo yari yihaye nk'inshingano y'umunaniye kugira ngo umuryango udaseba ahita yiyahura agapfa kugira ngo abimbwa akabimva. Akora mugaravuze ati ngiye cyo nkibona nk'igikorwa cy'ubugwari ubukwebye ibibazo kwiyahura. Find a new translator. That boy can't be trusted. Mba mushaka undi muntu w'umusemuzi runo Rwanda sinarwizera. Uriya muyapani rugiye kwiyahura Rwanda ko yasize yanditse. Uriya muyapani ugeze kubwira umusaza ati umusaza wengewe urabwo uriya Ruganda dukorana hari byinshi byanje nahombye. Wibuka inganda z'uyu musaza harimo ikibazo. Banki yabaye iminsi 30 kazi kagurisha. Umusore nawe akazi kawe karangirira komeza. Wibuke nyiri uruganda Danielson aramwiruka yambwiye ati wa musore ntago twakomeza gukoresha nk'umusemuzi. Yewe nyine uzi icyongereza hano akamenya n'ikiyapani. Great, listen to me. Kure nyumva. We've been through this before. Ibi twabinyuzemo na mbere. About legal precedent. It's not about bureaucracy. This is about a boy who deserves a future. Umva ibi ni ibyerekeranye n'umwana ndi kubasaba ukwiye hazaza. Uyu mugabo uri gihe ahora asaba kuri ya mwana bamumwandikaho bambega mu buryo bw'amategeko bitwitwa ko yamwadobuse. Ariko nibyoroshye. Uyu mwana akazi yari yabonye dore baramwirukanye aza mu ishyamba yiruka. Umwana yaje yirukanga ninjoro ku manywa. Wibuke agira gutya akazana ku gasinyi umusozi hejuru. Ono hano kurikirwa kunda kuza kwigeze kubwira umukobwa. Turi Hawaii. Garache akurina. Yeah, we have your favorite. Tugaruke mu rugo ndagira ngo mva amagambo. With cream. Ni mu mukobwa nyirakuru na papa. Kubuza inzogera bakazana icyo kurya. A very special occasion. Ndagira ngo nyumvireze mwana wanjye. Today I talked with Dr. Reyes. Umunsi navuganye na muganga Reyes. And we had a very important conversation that concerns us all. Okay. Twagane neza ikintu yatubwiye. Distinguished doctor has taken an interest in you, my dear. Bisa nkaho uriya muganga wadusuye Dr. Reyes mwana wacu yagukunze. Sasa uyu muryango wibuke bamaze gukena. Uyu muryango wibuke banki yabaye iminsi 30 ikagurisha ibintu byabo. Sasa uyu musaza atangiye kubwira umukobwa we umugabo bangana. Uriya mugabo rero witwa Dr. Reyes aruta kano kana. Ati uriya mugabo yagukunze mukobwa wanjye rero. Flattering. Numva atari byiza. I was just went to typhoid 10 years ago. Umugore wuriya muganga Dr. Reyes cya kiganga cyaje gifite imodoka. Uriya muganga Dr. Reyes umugore yashize imyaka 10 apfuye. And has been seeking a yishwe na typhoid for some time. Yakeneye umuntu wamusimburira umugore. Replacement? Replacement umusimbura. Yes. Yega akeneye umusimbura. His wife. Umuntu wasimbura umugore wapfuye akamubera umugore. Ibaza ariko umusaza arashaka gushingira ikigabo bangana umukobwa we. Uriya musaza yagukunze mwana we. Umva amagambo. He's twice my age. You can't. Uriya mugabo imyaka yanjye ashobora kuba yikubye nka kabiri papa gute mwanshingira umugabo ukubye imyaka kabiri. Ibi ni ibintu bijye bibaho cyane ababyeyi barabizi. Reyes is clearly a man of means and status. You'd be lucky to wed such a man regardless of what his birth date is. Umva wa mukobwa yaba ari amahirwe ushingiranwe n'uriya mugabo ni umukire cyane wirengagije amatariki yavukiye. Umva nyirakuru w'umukobwa amagambo ari kubwira umukobwa we mwana wanjye ugomba ushingiranwa n'uriya mugabo wirengagije igihe yavukiye se ni ibiki. Nta nubwo umukobwa mukunda. Think I wanted to marry your grandfather? Yesu cyako nifuza gushyingiranwa na sogokuru wawe. Wapisha nawe bizaza nawe uzamukunda. After the marriage, he invested in the plantation. He has his own money. Uriya muganga buri afite n'amafaranga ye nyuma yuko mumaze gukora ubukwe mwana wanjye rero uriya mugabo ni umukire afite amafaranga ye azahita ashora amafaranga muri iyi mirima yacu. Umvisha ababyeyi nuvuga ngo ibibazo byabananiye kwikemurira ya mafaranga batakoreye umwana batangiye kumutambamo nk'igitambo ngashyingiranwe n'umukire kugira famiye ibona amafaranga. Umwana yarumiwe ngo uriya mugabo tugiye gushyingira afite amafaranga nimumara gukora ubukwe ngazashora amafaranga muri iyi mirima yacu. Wumve family money of course. Ndetse afite n'amafaranga ya famiye yasigiwe. Become a doctor? No.
He just wanted to serve his fellow man. uriya mugabo kugira ngo abe n'umuganga ni kwa kundi ushaka kwinezeza gusa cyangwa se kuba umuntu mwiza ngo uvure abantu ariko uriya mugabo afite n'amafaranga menshi yasigiwe na famiye ye umva umukecuru ukuntu ari koshya umwana we shingiranwa n'umukire mwana wanjye. An admirable quality. I move to Hilo tomorrow to inform the banks the doctor will be calling on you. Ndetse urabona rwose banki mw'iyi minsi zari zitumereye nabi zinatwishyuza ariko uriya muganga Dr. Reyes araza kubidufashamo wa mwana we. He says he has a surprise for us all. ndetse uriya muganga yatubwiye ngo twese ejo dufitiye surprise ejo tuzareba surprise adufitiye. uriteguye? A miracle. ni igitangaza. ibaza ariko ababyeyi bari hano nyogokuru na papa w'umukobwa ngo mwana wa kuba tugiye gushyingira umukire ni igitangaza umukire ukuze uruta umukobwa atazi batigeze banakundana ataniyumvamo ibi ni ibintu ababyeyi b'inaha bajya bakora nabo muri Amerika dore barabikora. umukobwa we yarumiwe mpaka nyirakuru aramubwira ati mwana wa kuba ubonye umugabo nk'uriya rwose w'umukire batitaye ko umukobwa mukunda cyangwa atamukunda ni igitangaza rwose. ni nyirakuru wabivuze ni igitangaza. ni igitangaza. A miracle? igitangaza. You think that selling your only daughter off is a miracle? umwana nawe dangana basarana muri babyeyi nyabaki kugurisha umukobwa wanyu mu byita igitangaza nkuko mubwiye naje mba nkuyeho kugurisha umukobwa wanyu mu byita igitangaza n'ubundi ababyeyi baba bakugurishije tu umubyeyi nyine ubona ko agiye gushyingira umuntu udakunda nyine kuko afite amafaranga abizi neza kutamukunda bakugurishije tu bwa ukene nyine nananiwe kwivura umwana ubu mugize igitambo umugurishije ngabo kumare umwana yarabaye shaho kugurisha umukobwa wanyu mu byita gute igitangaza. Ciao ababyeyi barumirwa mwana we waritse tukagutanga kubona ibibazo byakomeye mbega ni nko kugurisha nko kujyana ku muhanda ubundi ufite amafaranga akaza akakugura tu niko byitwa naga kugurwa byose ni ukugurwa kubana n'umuntu ndakuka turore mumba ngira ngo ababyeyi nyine mufatire isomo abana mufatireho isomo ngerega nzana filime z'isi ziyigisha barakwereka wa musore nawe watangiye gukunda umukobwa araho arasamye nta dufaranga afite nawe ngo yakunze umukobwa we barinda kumushingira igisaza gifite amafaranga yaje hano. Whatever happens, Miss Grace. Icyabaye cyose uyu munsi njye ndi kumwe nawe ndagushyigikiye ni umugore wamureze. Icyaba cyose njye ndi kumwe nawe ni umugore wamureze. Dr. Reyes agiye kuza hano vuba umukobwa bagiye kumuhuza n'igisaza gifite amafaranga yo barashaka kumutanga genda ariko ese ko namukunda bizaza uzamukunda genda ntabwo ubona ko ari igitangaza ubukene bwari bumeze nabi ubundi niko bavuga ngo sasa kuri no umukobwa akorera mu idirishya yiboneye ka gasore niko yemera niko akunda aka gasore ntabwo biracamo umusore yinjiye mu rugo aze kureba umukobwa. I got something for you. hari icyo nari nkuzaniye. From Valley Peak. It is icyo nari nkuzaniye ni beautiful place. ni icyo nakuye ahantu heza cyane. So blue and it goes on forever. ni indabyo zikura zikamera neza nyine. I promise I'll take you there someday. umunsi umwe ahantu naciye ururabyo nzakujyana kuri iki kirwa. reba n'umwana nkuzanira ururabyo iri ku rurabyo ni rwiza yo. Do you know the story? nkubwire inkuru iri inyuma y'uru rurabo nyine. Two of them together make a whole flower. ati nuko ngo ururabyo urabona rurimo ibice bibiri iyo ibyo bice bibiri biri hamwe nibyo bikora ururabyo rwuzuye. They're only by the sea and way up Malka. Never in between. They're named after a princess who fell in love with a commoner. And for that they were banished. ndagira ngo mve amagambo y'umusore neza neza. umusore ubwira ati uru rurabyo ni ururabyo rwera rukunze kwera hafi y'amazi. ururabyo nimba rwita ngo ni bakama sinumvishe ikijambo avuze barwitirira. ati barwitiriye igikomangomakazi ni umukobwa w'umwami ubwo uwo mukobwa w'umwami ngo yaje gukunda umusore wari usanzwe uciriritse udafite amafaranga rubanda rugufi. ati bwami bamenye ko uwo mukobwa yakundanye na rubanda rugufi umusore udafite amafaranga nibwo iwabo w'umukobwa baje kubaca barabirukana bose ati wa mukobwa usibeje umuryango gutushyingiranwa na rubanda rusanzwe. One by the sea and one up the mountain. Banished. Barabaciye banished barabirukanye. There's gotta be a way we can shorten the distance between the mountain and the ocean. gusa none ururabyo rusa nk'urugaragaza ko uwo mukobwa mbega yari ari ku musozi umusore kuko ari umuntu usanzwe ari inyanja none umusozi uri hejuru y'inyanja umusore avuga ati gusa ururabyo none kuko rwari hagati y'inyanja n'umusozi ati ni ururabyo rusa nk'urugaragaza ko byakagombye kuba byegeranye umusozi n'inyanja byagombye kuba ari ikintu kimwe mbega umuntu uhambaye cyangwa se w'umukire cyangwa se mbega umukobwa w'igikomangomakazi n'umuntu usanzwe nta tandukano ririmo bose bakabaye begeranye nta birenze umukobwa
What's wrong? ufite ikihe kibazo umukobwa ari kurira Father found a match for me. papa wanjye yanshakiye uwo tuhuje nyine uwo tugiye gushyingirana bagiye kumushyingira bagiye kunshyingira Dr. Reyes. The wedding's in 2 weeks at grandmother's favorite picnic spot. ati ndetse no mu minsi mike barabadushyingiranye Family in the mainland, and Father says that it might be the last opportunity that my family gets. ati papa wanjye namubwiye ko uriya mugabo namukunda mwumve mwe ababyeyi mwe n'abana muri kureba iyi filime ati papa wanjye namubwiye ko uriya mugabo namukunda nashaka ko bamunshyingira papa arambwiye ati wa mwana niyo mahirwe yonyine wabona umuryango wacu yanyu mugize yo kuba twabona amafaranga ntabwo babuze amafaranga ariko ati niyo mahirwe yonyine tugize nyine kuba babonye umukire nyine ugiye gushyingira n'umukobwa ntabwo twayitesha umwana yarababaye we nta mafaranga afite avuga ikize umukobwa yararize ababyeyi ntabwo bitaye ku byishimo by'umukobwa wabo uko azamera muri urwo rugo agiye kubanamo wapi bo bita uwo muntu afite amafaranga agiye kudukiza ubukene byarakomeye umukobwa yararize ibi ni ibintu bijya bibaho cyane njya numva ubuhamya ku bantu uhamagara ku maradiyo babivuga sindabibona live nta naho nahurira nabyo kubera ahantu mbarizwe ngiye sinjya mura n'utubazo nk'utu mba ndenze yo umukobwa yarababaye umusore nawe yabuze icyo avuga amubwira ati se nimba unkunda ngwino twijyanire umukobwa niwe ugomba guhitamo icyo gihe barakwereka baje hano Get over here. shara hano vaye wicare hano ni nyirakuru none tubonye umukire hazana imikino akagurye ku cyubu kigurye papa vaye umukire yaje Introduce you to my daughter. reka mbabuze n'umukobwa wanjye dore umugabo bagiye gushyingira umukobwa wabo umwana bagiye kumushyingira ni mutonya ku mukobwa w'uwo umugabo afite umukobwa mukuru uruta kano gakobwa kacu ka Grace bazanye umukobwa mukuru umugabo arashaje ariko kuko afite amafaranga nyine famiye yiteguye kumushyingira umwana utanamukunda utanamuzi ni ibintu bijye baho umukobwa w'umuntu bivuze ngo uyu mwana namara gushyingiranwa n'uyu mugabo uriya mukobwa umuruta azajya amwita mama cyangwa se amwite mukasi mukanyina ni mukasi azana izo ndabyo umukire yaje mwicare babubashye amafaranga buriya ni ikintu cyiza babubashye ikigabo gifite na disipurine nke gishyiraho itabi Can't wait to move in. Relax, honey. We just got here. hano hantu hagiye kuba mu rugo wacu hashyashya Color on. Right. Who would like some coffee? ninde ushaka ikawa umukobwa yababaye ntabwo yishimiye umugeni bagiye kumushyingira Thank you. barakwereka kuri no umusore nawe bamaze kumuha inkuru umukobwa yikundiraga bari batangiye gukundana iwabo bagiye kumushyingira umukire umusaza ngo w'umukire ufite amafaranga kandi umukobwa nta mahitamo afite umusore yaje hano yababaye ari kumwe na wa mugabo wamureze Lawrence no umwana yababaye ari kurira wese agiye guhangana n'amafaranga afite mushaka amafaranga mwabana mwe ubukene aho ngeze buriruka burampunga sinzi ikintu dupfa mwana yababaye Volcanoes at it again. nanone ikirunga cyongeye Yeah. yego baturanye n'ikirunga birabibona ku mwana ababaye Danielson girl? nanone ni umukobwa wa Danielson waguteje ibibazo uyu nguyu nyine bayabonye umwana yarakaye afite ibibazo ati ni wa mukobwa wa Danielson arabizi ko uyu musore akunda umukobwa wa Danielson Her father papa we is gonna marry her off to that rich Howell. papa wa uriya mukobwa Grace agiye kumushyingira ikigoryi cy'igikire umwana atangira gutukana nyine umukire w'abandi atangiye kwemeza kuba ari umukire There's nothing I can do about it. nta nicyo nabikoraho It's like I don't even exist. bisa nkaho ntanabaho nyagasani wumvishe ikibazo umusore yifitiye umukobwa yamukundaga nawe amukunda ariko kuko haje umukire umusore avuze ati ubu nta nicyo nabikora kuko umukobwa bagiye kumushyingira umukire wabo ati ndetse bimeze nkaho ntigeze nanabaho gusa umukobwa nagakunda uwo mugabo nuko umugabo yifitiye amafaranga ye umusore nawe kiba kimubabaje nyine urumva amafaranga yaje amafaranga undi aravuga ngo aha kubisa arahoroshya umusore nawe ati bisa nkaho ntigeze nanabaho amafaranga yaje ubundi wowe uburizwamo udafite amafaranga umera nkaho utigeze unabaho sorry to hear that. Bihangane. But I wouldn't give up, Father.
ariko ngenda mutsindiwe ntabwo nava ku bintu buriya mwe abasore mwe nimukave ku bintu umukobwa apfa kuba gukunda niyo we apfa kuba gukunda tunuzareba ibindi kuko bandusha ko vizoya wowe uzakomeza ugume ku bintu mpaka ubazonge zasuye nawe ati rero reka nkubwire njye mbaye ndewe ntabwo nava ku bintu uwo mwana ngiye mukunda sinayamanika mwana ararira yo If you're meant to be with Grace, it's gonna happen. umugabo aramubwira ati mva ngubwire wa mwana wikwiheba nimba uriya mukobwa Grace mugomba kubana ko kari uwawe nta kizabibuza nta kabuza muzabana we nugira ikibazo ubundi byawe ntaho bijya nimba ukora upiti ibonye amafaranga ikagenda ubwo ntago ari uwawe ariko iyo umuntu ari uwawe ntahajya umusaza nimba yambwiye ati nimba uko ugomba kubana Grace bigomba kuzaba muzabana wigira ikibazo yo ikibazo yacajya kuryama gusa byumva mwana yihanganisha none se ko shaho nta mafaranga ufite uragira ngo bigenze ute gusa amafaranga arahigwa agashaka tu barakwereka cya kirunga bavugaga cyazamuye umwotsi mwinshi Tomorrow's wind will blow. ejo uci tugana avuga ati ejo umuyaga uzongera uwuhe ndetse uwuhe cyane And blow it dead. On certain days, the trade winds would carry the volcanic gases to our side of the island. ati buri gihe twabaga twiteguye ko rimwe byibura mu mwaka umuyaga wagombaga guha bya myotsi yose turuka mu kirunga iyo myotsi ikayizana mu mujyi wacu imyotsi ikirirwa yabangamiye abaturage ya myotsi mbega ukagira ngo umujyi wose batwitsemo nk'ibipine imyotsi ari myinshi. We call this white blanket Vogue. Dr. and Joe were quite busy on these trying days. uwo munsi Dr. Lawrence we n'umuhungu we wa muhungu we bamwita Joe uwo munsi bagafite akazi kenshi kuko umujyi wabaga wuzuye imyotsi abantu bari gukorora bameze nabi uwo munsi bagafite akazi kenshi ko kuzenguruka bavura abantu umwotsi w'ikirunga wabaga ari mwinshi barakwerekana ku manywa y'ihanga ariko umwotsi ni mwinshi. These people should be home. bano abaturage bakagombye gutaha abaturage bari mu mirima bari gukora kandi imyotsi ni myinshi. Look, if they lose their crops, they lose their jobs. baramutse uyu munsi bataje gusarura babirukana ku kazi umwotsi wabaga ari mwinshi waturutse mu kirunga ariko abaturage barakomezaga bagakora ubwo muganga nawe icyo yakoraga nta kindi n'umuyede we cyangwa se umutandiboyi we bazaga kwirirwa bavura abaturage. ese biragenda gute umwana uwo yakunze bisa nkaho bari kumukorana bano bazaga kuvura abaturage imyotsi imereye nabi aho yagiye mu bihaha ariko kubera nta yandi mafaranga bafite cyangwa se nta kundi buryo babigenzamo ugapfa kuza ku kazi ugakora utabishaka ugakorera ahantu hashobora gutera indwara kugira ngo urebe ko wabaho usibye bakwirukana kwereka ko amasaha yicumye umwotsi wagiye usa nk'ugabanuka mu mujyi ariko niba uri mu rugendo bano bari hano biriwe bavura imyotsi ni myinshi bari mu mirima y'ikawa bimeze bite reka tuve hano tugende ni muganga bave hano bagende jano naza kujyana igare ryapfumutse ipine burya rero ntabwo mwe mufite amamodoka n'amamoto rimwe muraburiza gusa byahozeho dore n'ibigare bya zamani nabyo byagira gutya amapine akabizana byari bitwaye Danielson mwenyewe umukire w'inaha ariko nuko banki nayo igiye kumuteza ingaro bamuhaye iminsi 30 bakagurisha bose mucanze urabizirika nkurimo ikote nze mbyikorere wa muginga we Tonight, and I'm going to miss my train. ugiye gutuma gari ya moshi nsiga kubera iki kigare cyawe utabanje gutegura neza. Get out of the way. Just get out of the way. Fanya nkwereke aza kurwana n'ipine. Aza kurwana n'ipine ni boss yigize umuntu watari. Aza kurwana n'ipine gukurura ipine. Manukana naryo. Danielson umukire w'inaha nyiri imirima ye gukurira igipine yamanukanye nacyo. Katurore. Yamanukanye n'igipine bimeze bite? Yari umukire w'inaha bari bamuzi. Yamanutse atyo. Yari yigize na Joe abamenya. Wari umutwe nawe n'umusaza wisaziye. Kumbe niyo nzira bano bari gucamo ni muganga n'umuhungu we Joe. Bira nibiki umwana aza yiruka. Wabereyeho kwiruka gusa n'umuyede wa muganga ari rukanka mutumye wose kareba ikibazo. Tabuka. Jano uvuga ikiyapani. Nanyanyika. Kokona nimba kukuna bivuze ngo iki ntago nzi ikiyapani azi ko nacyo ngiye kukiga ubundi se ko nkiri muto Azan Okay, I got it. Umva ndabyumva reka kumbwira ibiyapani ntumvaga yarabibonye muganga mwenye wavayo umugabo amanutse n'abakubise umutwe ku mabuye hasi n'umugongo
kuri umusaza umugabo yaguye nabi cyane. Like I'm worried about. Ni ikibazo gikomeye. Where does your head hurt? Yeganyeza umutwe we. Something dural hematoma, I guess. Not good. Ntabwo ibintu ari byiza bine gato. You need that contraption. Genda umagare cya kiganga bita Dr. Reyes azana imodoka y'abariyo dutwaramo uyu murwayi. Umwana bahise bamutuma. Wibuka uyu mwana kumutuma ni vuba. Niyo mbangukira gutabara yabagaho muri iyo myaka yakoraga nka ambulance. Igitaraganya yise zano Dr. Reyes. Dr. Reyes. Jean Reyes. Azana arasona. What's all the ruckus, boy? Mugiye ko kuteza akavuyana. Citizen, we need your motor car. Dukeneyemo imodoka yawe. Danielson afite ikibazo abiri kambikoreho. Turi umukobwa bagiye kumushingira murusha nk'imyaka ikubye kabiri. Zakurino yazanye ka kamodoka ke. Barebe ko batabara umusaza. Bavamo. Doc! Muganga! Mwana yasazana muganga Reyes. N'uyu nawe ni umuganga Lawrence. God, man. Kiraza gikorora. Please get the gentleman out of the dirt. This is the problem. Hano hantu haranduye wakigorgiye kwandura ntabwo aricyo kibazo dufite none agifite ubwibone cya Reyes. Hano haranduye. He indicated pain at the front of the skull, which is the uyu mugabo yagize ikibazo yakubise umutwe inyuma nyine kano gahanga k'inyuma karagira ikibazo no gufwa ryo mu mutwe. Tugiye gukenera imodoka yawe tumugeze mu rugo bariho tumuvurira. Muterurisha. Bisa nkaho uyu muganga uje ntabwo ari umuhanga cyane. Kwa kundi umuntu bumva ngo ararenze gusa utazi ikintu cyatumye bamugira umuntu urenze. Uyu muganga uri hano arenzeho. Boy, give me my medical case now. Musore genda uzane akabwate karimo imiti yanjye yatangira kuvura. If we don't relieve the pressure on the brain, we might lose. Uyu mugabo pressure iri ku bwonko bwe tugomba kubanza tukayikuraho. He comes through. Absolutely not. Bring it out of me first. Ngiye kubanza musature ku mutwe kugira ngo turebe ukuntu amaraso twayasoramo tumuvure guki. And it's ruined in the man's head. Uyu mugabo ugiye kumukomeretsa ku mutwe. I should say so. Yego. Where's that damn idiot? Wakikongera kutanzana igikapu cy'ibikoresho byanjye. Mwana azana ibikoresho. Azana ibikoresho iyi nguyu nawe azana ibye. Abaganga ni babiri ku murwayi. Wewe inkora wa muganga uraciriritse sasa umurwayi apinga uyu muganga basanzwe bamenyereye uriya muganga wazanye imodoka niwe bemeye babonye nga ni VIP. Mukobwa wanjye. Please have him go. Bwira uyu muganga uciriritse amva imbere umuganga waje n'imodoka niwe dushaka. It has every sign of swelling on the brain. Uba uyu mugabo afite ibimenyetso byose bigaragaza ko ku bwonko bwe ari ikibazo. Tugomba kubanza tukamubaga amaraso agasohoka. Bore a hole in his head. Umwana wanjye ntabwo muri bumubage ngo mukomeretse ku mutwe n'umukecuru. Dr. Reyes. Dr. Reyes ni ugomba kumufura we turakwiyamye. Sasa abantu nabo bakunda wa muntu nyine ujuri smart ugaragara nkaho ari uzi ibintu byinshi kandi hari igihe usanga umwana yarabuze amikoro yo kwigaragaza ari urenze. I'll leave. Nigendeye. Reka ngende nk'umunyamwuga wo kumurwayi wanyu mumumbujije. Niba famiye kubwira ati wituvurira umuntu umuvura n'uyu n'umunyamwuga uragenda. Uje kumuvura atangira kumukaraga umutwe. Wewe wimukaraga umutwe. Sohoka we ntabwo bashaka kuvura. Iki kigabo cyo kivura nimba kibizi sinzi. Ari kubwira ati umuntu wakomeretse gutyo ntabwo bamunyeganyeza umutwe iki cyo kiri kumunyeganyeza cyumagurutsa sohoka. Hano bamwizeye umugabo avuye mu mujyi ni inzobere ararenze kumbi inzobere se byaye. Let's get to his leg. Abwo atangira kujya ku kaguru. Duhajya kuzirika akaguru. Dorebe. Bano basohotse hanze banze kujya kureba goma hanze uriya nibimunanira byibura batabare. Gusa yabibonye uriya muganga ntabwo ari umuhanga pe. Hari igihe ubona umuntu ukabona ntabwo ari umuhanga ukabibona kadashoboye ikintu. Ariko kugira ngo uzabimwumvishe kadashoboye ikintu mwabipfa. Bigoye. Impamvu bavuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Ariko nibisa. Arapfuye umukobwa yaje yambira wa muhungu akunda ambwira ati arapfuye. Arapfuye papa warapfuye. Ni wa mukobwa Grace yaje yambira uyu nguyu akunda nyine. What happened? Bigenze bite? Dr. Reyes said it was internal injury. Dr. Reyes aratubwira ati yari yakomeretse cyane twatinze kumuvura yisa mupfana. Uyu arabibona we yari kumuvura uyabonaga ari bumuvure. Ariko bamusuzuguye dore umuntu arinze abapfana. Umukire w'inaha Danielson arapfuye inzu ye yisize mu madeni imirima iri mu madeni usibye iyi nzu yonyine ngo banditse kuri uyu mukobwa. So sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo mugize. Only I'd been first at the scene. Not your fault, Doctor. Amakosa nagarayo Dr. kuba umwana wanjye apfuye. Nta kutagize.
umva ahubwo ntako yagize. I should give you some time alone with him. Reka mbe ngwaye akanya uri wenyine n'umupfu wawe. Umwana yaje kuyambira sheri we. Sheri. You need to go inside now. Wa mukobwa yisubira mu nzu mw'imbere ndakwiyamye ngiye nahuye na sheri. Ibintu wenyine ayambira kumva aramuhumurije abandi ni ibyombo byose. Yagumye hano wari wabonye uburyo umwana uriya muganga Reyes yabonye agakobwa bagiye gushyingira papa we abona ukuntu kayambiranye n'agahungu kari hanze arababara kari agatindi bayambiranye kadafite ikintu. About the wedding? Yes. Byerekeranye n'ubukwe. I guess we should reschedule. Ahari twabwimura ubukwe. Oya. Heavens, no. I think we should make it even sooner now. Ahubwo ubukwe twita tubwihutisha. Sasa uyu mukecuru akunda ibintu akimara kubona umwana we wari ufite amafaranga apfuye wamurwanaga apfuye yahise avuga tubukwe reka tubwihutishe ngushyingire umukwe umwuzukuru wanjye. Nyine uyu mukecuru amaze kubona ko uyu mugabo ari wenyine n'uwo bategereje amakiriro cyane ku buryo ubukwe yahise abwihutisha. Ibaze kurinda usaza ungana gutyo gikeneye amafaranga gutyo ku buryo ushingira umwana umuntu adashaka. Wowe urashaje ugiye kuva mugiye guca isheni uveho umwana umusige ubuzima butari ubw'ibyishimo. Ubukwe bahise babwihutisha ngo babushyire imbere n'umukecuru. This will need your help now more than ever. Of course, Father. Papa. But I think there's something you both. Papa, hari ikintu mukwiye kuza mukareba n'uwo mukecuru. Uyu mugabo agiye gushyingira umwana bagiye gushyingira yagiye yambirira umuhungu akunda yamuyambiriye nibwo yumva afite amahoro. Mukecuru ava On out here. Grace. Grace we. Vuye mu nzu. Nona. Vayo. Ugiye kumushyingira. I'm staying with Joe. Ngenda gumana na Joe. Amufata no mu kiganiro we nkunda mwinshingira. Muveho. Ni wakunda ni washaka ariko barashaka kumushyingira wadakunda. Mr. Anderson. My intentions are honorable. Madanje gahunda mfite kuri umukobwa wanyu iriyubashye. Gahunda mfite ku mukobwa wacu iriyubashye. Get away from Dr. Reyes' fiancé. Jya kure ya fiancé wa Dr. Reyes tuvire ku fiancé w'abandi. Name. Now, just a second. We nta n'izina rya kabiri ufite sasa uyu mwana wibuke ni umwana utazi n'izina rya kabiri ni umwana babyaye mu buryo butemewe wavutse gutyo w'umukene yitwa Joe azi kumwe yitwa Joe gusa ntabwo azi izina rye rya kabiri mbega ntabwo mbega z'umuryango akomoka mu mukecuru yamucyuriye. Nothing to do with you. We bino nawe bihuriye nawe. I wanted you with Joe. Njye ndashaka kwibanira na Joe ariko mukecuru. Talk like that. Ntukajya umvugisha gutyo ufite gushyingira ufite amafaranga wa cyane ntukabikigorye. Nuko abakecuru bavuga ntukabikigorye ariko uriya maskini zakumarira iki? Nturakara gahungu karaho kameze kuri akagufasha iki? Ufite gushyingira umukiri bagiye kumushyingira umusaza. Mbega abye nago ahanini babitaye ku byishimo by'umuntu. Ariko n'umukobwa abifite mu ruhare. Guta ubutari ibyishimo byawe bajya kumushyingira igisaza. Karicyo gifite amafaranga nyine nta kundi. I'll take care of it. You just keep an eye on Grace. Ngiye kuba ngiye ukomeze ucunge uriya mukobwa Grace. Umusaza nawe abaze kubibona ko uriya mukobwa atamukunda yikundira Grace. Yego umuntu wese abibona. Umusaza vayo hano. Kura y'inzoga n'umusinzi. We can't have our vehicle being repossessed on my wedding day. Yeah. Do you actually care for this one, Father? Ese papa uriya mukobwa umwitaye uramukunda ubundi? It doesn't matter. Ibyo ntago aricyo cy'ingenzi uyu mugabo kumbe nawe cyakurikiye ni imitungo yo muri uru rugo. Icyo atazi imitungo ya hano iri muri credit kiye cyose bayigurisha. Uyu yaje n'itara na papa we. Ikindi yakora. Arababaye nyine abafite amafaranga bamutwaye umukobwa. Muze yayibonaga mwana watuza niki simeze sifeya. Umukobwa bagiye kumushyingira umusaza ufite amafaranga. Si umwana nawe buriya nangana nkuriya musaza wabona azaba yafite. Bibaho. Yeah. Munzira agenda. Bari munzira bagenda dore ya modoka ngira avayo. Bari munzira bataha. Turure. Mwana yababaye sha umukobwa baramumwimye papa. Mukobwa nkunda nawo nkunda iwabo bagiye kumushyingira. Do you think we could have saved him? Isura cye kuri mugabo nitwari kuba twamutabaye urupfuye Daniel Sasa. This doesn't matter now. It does matter.